wowe ukibibona biriya bintu ejo ndabizi ko mu bantu bahise babibona ngiye kugeza ubu ubwo ubona ndi gukora inkuru zuriya mutipe wallahi ndumva ndi gukora nka filime nagize ubwoba ndavuga birashoboka ko bya bintu najyaga mbona muri filime noneho bije live nkabibona ni gute umuntu ashobora kwica abantu gutya akabahisha gutya abantu ntibabimenye kugeza kuri iyi saha abantu 10 yego bose akabica aturanye n'abantu mu gihugu nk'iki ngiki ndavuga ari abantu tipe rero bazi gutegura ariko ntabwo byankanze cyane kuko si ubwa mbere ikintu cya mbere navuga ku muntu ushobora kuba atazi ngo serial killer ni iki ubu ni umwicanyi ukora inshuro nyinshi icyaha kimwe mu bisanzwe akurikiza imyitwarire iranga abantu ashaka kwica muri make iri jambo rya mbere ryari tekinike yakoreshwaga mu biro bikuru by'iperereza muri Amerika FBI byaje kumenyekana ku mugaragaro mbese ni nko kubirironnshinga nkuko bavuga ngo toronshinze Juliet Mutamba muri 1980 ngira ngo nibwo bayironshinze neza nyuma y'imanza nyinshi zizwi cyane ibyaha byaje gukomoka ku witwa Theodore Bundy na John Wayne Gacy iyo ni definition wakura kuri Oxford Dictionary so rero naje gusaga bano bantu ivi yego ikintu cya mbere kibaranga ntibagira impuhwe first of all sibyo kandi ntago bagira kwicuza muri bo yego bino umuntu uvuga ngo ese ngo nuza ngo Kazungu ngo Kongo kwisha umugore wa mbere yicwa kabiri ikintu gituma bica nuko amarangamutima ye aba yarapfuye kera nje nabonye uyu mujamo arimo bita hedonistic serial killers yego abangaba bafitemo udukaracteri twinshi bamwe muri bo bashimishwa bagira ibyishimo mu kwica sibyo hari icyo bita last bagira irari mbere yo kukwica barabanza bakagusambanya bagasambanya aba victims babo urumva bamara no kuvuga ngo mu kwicaho barabanza bakanezerwa n'aba victims bakabona kubica noneho impamvu ituma babica harimo kuba bashobora kubica kugira ngo babone amafaranga abo niba hedonistic ibihe byiza cyane inshuti mukunda kandi mugakurikira Juliet Mutamba ubwo nshyiraho na ka official kugira ngo ejo ntihavuka n'undi witwa Juliet Mutamba nyine mujye mumenya ko official ari umwe turabashimira channel ikomeje gukura biri kugenda neza ahubwo ushobora gusanga official ari we mubi cyane ariko akaba ari umwe ibintu biri kugenda neza cyane ahubwo genda aba Juliet Mutamba ibindi ni amagambo ibintu biri kugenda bikura channel iri kugenda imera neza abantu muri ku subscribing ariko ntabwo bihagije by the way mu subscribing muri benshi views nazo ni nziza turashima ariko ntabwo bihagije ndabeshya Mutanga ntago ari nziza cyane ariko nta nubwo ari bibi turashima abantu bacu ikintu nakunze no kusanga umubare wenda kumera kimwe nyine byumvikane ko hari indi nuzo tugiye gufata noneho ku buryo hari dukora ibindi bintu abantu bashasha bazakunda bigaragara ko hari muayene imwe yakundaga ibyo twakoraga bahora bahari ariko noneho ku byo dusanzwe dukora tugiye kongeraho n'ibindi bishobora gutuma hari abandi basha biyongera itangazo ku basanzwe badukurikira ni byiza kugumana natwe ni byiza kugumana natwe ku rwego ejo nibigenda neza tuzibuka yuko cyagiye dufite abantu 1000 5 2 bakiri desa ko wari uhari rwose icyo gihe wazabana hari umunsi umwe tuzavuga ngo muntu wari uhari cyagihe turi 200 reka tukublessing ngo yaduhurire nk'ahantu tumene mwabiri tugire cyangwa se nkata abantu bashobora kugira gutya bakarya nk'amabuno y'inkoko cyangwa se bagashinyagurira za nyakwigendera z'amafi usko bamaze kubyita nyakwigendera ntakibiriye ese ko bimeze uzabigerageze gato yewe bise bihura n'ibyo tugiye kuganira bisubyegereza umutima byatari tureke kujya kure nabonye ikiganiro wakoze nimugoroba
kivuga ku mugabo witwa Kazungu. Actually zari updates zari zigezweho icyo gihe. Noneho wavuze ikintu nibwira ko cyari icya mbere mu Rwanda nta n'undi muntu wari wigeze akivuga I think. Twebwe media houses zose mainstream bloggers twavugaga abantu 12 mbonamo iwawe 17. Ntabwo ari cyo cyonyine. Uko yafashwe nuriya mugabo umwe muri 12 twe tuzi ari mu nawe. Oya noneho uburyo amakuru yamenyekanye ko ari umukobwa yashatse kwica akamurusha imbaraga agashaka kugira gute bakarwana noneho umukobwa yari yambaye n'ubusa arasohoka yirukanka yambaye ubusa umutipa amutera ikaramu mu mukondo avuza induru nuko yafashwe aho nabigendekanyije n'ukuntu Libre yavuze yuko ari icyaha cyo gusambanya undi urumva byari bitarara ibintu iyo kirimo iperereza twinda kubyinjiramo cyane ariko naho ngaho nahise mbihuriza ntabwo ari cyo cyonyine ni byinshi yavuze ko umushiti we yavuze ko uko yicaga abantu yabacaga nta mitwe babasanganye kuko uwo mushiti we yabonye imirambo yarayibonye gutya nta mitwe nta gitsina nta mpyiko ntabwo ibintu byabihuye n'imihango ya gipfumu ubwo aya I don't think so kuko hari ibintu abantu bajyaga bavuga bakavuga ngo urumva ngo nk'umutwe ngo ufite imvi gusa ngo uriya ngo bawukoresha mu kuroba ingona ngo umutwe w'umuntu umeze gutya na gutya bwo hari abandi ibitsina nabyo bifite criteria kuko urumva ibitsina mu bango wa gipfumu ko numva uzobereye mu bupfumu ibintu by'ubupfumu ibitsina babitwaye bigenda igitsina cy'umuntu wapfuye gisura iki mu bupfumu bwana Yves. Okay, ibyo tubireke ubwo aho mbonye 2:10. None se ibijyanye no ntabwo utekereza ko byo byaba ari uguhisha ibimenyetso akavuga ati reka uyu muntu muce umutwe muce ibintu abantu basanzwe bazi noneho naho nzashyira umurambo niba mubona ntibazanamenye uwo ari we. Iyo mitwe se yakayishiraye ni umutwe abantu barawuzi usi umutwe wawe nkubonye sinawumenye nyine niba afite ahisha iyo mirambo kandi niyo mitwe n'ibyo bitsina n'ibyo mpyiko ngo nazo aza kunsobanura niba nazo umuntu azibonye yazimenya umuntu yarapfuye ukabona impyiko ye niyo wayimenya no kuvuga ngo yabikoze kugira ngo ye kwerekana ibimenyetso niba abona umuntu ntibazamenye uwo ari we ariko iyo mitwe yo ntizashingurwa aho naho ni 1:10 none kugira ngo tubyoroshye hari nk'umuntu udukurikiye muri iki kiganiro atigeze abona ikiganiro giheruka wabanje ki wa no mu kiganiro cya mbere nababwiye nti ikikurikira iki ni iki kintu wavuzemo hariya ngenda kubaza ibindi bintu bya nyuma kuko ikiriya nabonye ntabwo nabonye umwanya uhagije wo kukireba cyose ariko gifite amakuru abantu benshi tutari dufite mu magambo make ni iki wabwiye abantu tutari dufite cyangwa se navuga ngo cyihariye nabikubwiye naguhaye natanze updates zari ziriho z'inshuti umwe mu bantu ba hafi be tutazi niba kuko byavuze ari ukuri cyangwa se atari ukuri cyo twazaniye abantu ni amakuru yavuzwe nk'umuntu w'umutangabuhamya uwo mutangabuhamya yari inshuti avuga ko magara banasangiraga abana mwibanga rikomeye cyane namubwiye ni se urebye iyo mirambo hari nta mukobwa wabanye ukavuga ati uyu muntu karabaye ati mbabara ati bwoba bwanyishe ntago ngeze ambwiye ati yego cyangwa wowe ati ariko mbabarira ukabyarawe ati n'ubu ndabyibuka nkumva ubwoba buranyishe bisobanuye ko uwo muntu basangiraga kabisi n'agahiye mutawe uri kuvuga ibintu bikomeye ariko arahari n'ijwi rye nari kimwe nimo mukenera samubaha azabisobanura neza ikanzemo mutamadisi burya ntabwo nzi ko abantu babyibushye bagira ubwoba oya reka nkubwire umuntu utagira ubwoba ni igicucu umuntu inzirabwoba umuntu utagira ubwoba ni ikigoryi ibintu ntabwo utagiye kuzana udafite ubwoba n'amaterime yandi umuntu utagira ubwoba ni umuntu udafite ubwenge ntabwo waba ufite ubwenge uri muzima ukora ngo ubu udafite ubwoba ahubwo reka twihute cyane ibi twihute rero abantu benshi bibaje bati umuntu nkuriya ni gute kukubabaza ukibona biriya bintu ejo kuko ngiye nabimenye mu masaha ya nimugoroba umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Thierry yagize gutya yifata ubutumwa
abwoherereza abanyamakuru bungeraho mfite uko nari yatinze wowe ukibibona biriya bintu ejo ndabizi ko mu bantu bahise babibona njye kugeza ubu n'ubu ubwo ubona ndi gukora inkuru z'uriya mutipe wallahi ndumva ndi nko gukora nka filime nagize ubwoba ndavuga birashoboka ko bya bintu najyaga mbona muri filime noneho bije live nkabibona ni gute umuntu ashobora kwica abantu gutya akabahisha gutya abantu ntibabimenye kugeza kuri iyi saha abantu 10 yego bose akabica aturanye n'abantu mu gihugu nk'iki ngiki ndavuga ari abantu tipe rero bazi gutegura ariko ntabwo byankanze cyane kuko si ubwa mbere kandi mu gace kegereye n'ubundi Kanombe urumva si ubwa mbere twumvishe kesi y'abantu bashobora kwica abandi twarabyumvishe mu Rwanda iyo si inkuru nshya ku banyarwanda ariko igitangaje ni muri kino gihe igihe yabikoreyemo na strategy yakoresheje njye byanteye amatsiko nshaka kumenya ngo ese abantu ubwoko bwa bariya abantu bashobora gukora kwica abantu cyane cyane wabonye yuko mu buryo bumwe muri research yanjye ashobora kuba yaricaga abakobwa gusa n'abagore biri muri characteri z'aba serial killers no kwica abantu nibyo ngiye kubabwira noneho uriya mutipe niba ni muri umuneke koko bitewe n'amakuru twabonye cyangwa se n'undi muntu tutazi ashobora kuba yaramwitambitse mu nzira urugero shobora kuba Eve njyewe mfite target yo kujya kwiba kuhara ku baturanyi no yego kwibayo aribo cyangwa se aribo ngiye kwica n'urugero Imana imbabarire wowe ntabwo ufite muri gahunda ariko nakitambukira nkabona yivurandeba avuga ati umutipe agomba kumukura mu nzira kugira ngo ataza kundaburiza reka wenda duhere kuri serial killer niki jewe byanteye amatsiko ndavuga ngomba gukora akabisaci gatsike ntago ari ubushakashatsi navuga ngo maze imyaka 5 nkora ubushakashatsi kuri iki kintu hoya ariko nagerageje kureba kumenya amakuru make y'ingenzi ku bantu bashobora kwica abantu bangana kuriya muri buriya buryo yego nkurikije wenda n'udukuru dukeneye nsanzwe mfite shakira sanga Kazungu tubirebye neza dushobora gusanga ari umwe mu bita serial killers yego ameze nka ba Pedro Lopez abakurikira amateka baramuzi muri za Kiba mu 1948 yisha abagore barenga 300 ubundi uzasanga aba serial killers bakunda kwibasira abantu b'igitsina gore cyane tubwire rero muri iyo research wakubonye ikintu cya mbere navuga ku muntu ushobora kuba atazi ngo serial killer ni iki ubu ni umwicanyi ukora inshuro nyinshi icyaha kimwe mu bisanzwe akurikiza imyitwarire iranga abantu ashaka kwica muri make iri jambo rya mbere ryari tekinike yakoreshwaga mu biro bikuru by'iperereza muri Amerika FBI byaje kumenyekana ku mugaragaro mbese ni nko kubiriro nshinga nkuko bavuga ngo toronshinze Juliet Mutamba muri 1980 ngira ngo nibwo bayironshinze neza nyuma y'imanza nyinshi zizwi cyane cyane ibyaha byaje gukomoka ku witwa Theodore Bundy na John Wayne Gacy iyo ni definition wakura kuri Oxford Dictionary so rero naje gusaga bano bantu ivi yego ikintu cya mbere kibaranga ntibagira impuhwe first of all sibyo kandi ntago bagira kwicuza muri bo yego bino umuntu uvuga ngo ese ngo nuza ngo Kazungu ngo Kongo kwisha umugore wa mbere yicwa kabiri ikintu gituma bica nuko amarangamutima ye aba yarapfuye kera ese uwo muntu w'umushuti wawe wakubwiye ko baziranye ubwo nkusubije inyuma urambabarira yakubwiye ko ubuzima busanzwe asanzwe ari umuntu nibura werekana impuhwe noneho usabana usetsa nisumva basangiraga amabyeri kubasanya amabyeri nyine nta muntu numwe ngo ari kubimukekera ariko iyo nayo ni imwe muri character zabo ubundi ukuvuga ukuntu bo bateye ni abantu batagira impuhwe batagira kwicuza kandi akenshi ni abantu bikunda bameze nk'abasazi cyangwa se abo bita aba psychopaths
psychopath ni abagome by'ikirenga ndengakamere. urumva n'abicanyi ruharwa bakunze gukoresha masike y'ubwenge y'abanyabwenge kujya nyine bigize abantu b'abanyabwenge kugira ngo hatagira umuntu bacika. Yego, ibintu byose bakora bikorana ubwenge. Niyo mpamvu uzasanga uriya mujama nkurikije jewe ukuntu nagendaga mfata ibyo ndi gushakisha nkajyanye n'amakuru ahari, uzasanga umutipe icyambere aba mu nzu ya wenyine. ntabwo ari wa mujama agiye gukodesha ngo nuko ari inzu ya senkani cyangwa yangahe ngo agende akodesha ahantu muri rusange. yego, privacy first of all. Icya kabiri, afite ukuntu yateguye abantu babica. Nkurikije ibyo twavuye n'uriya mutipe mushuti we, ngo yari afite agatebe baturanye, ngo yari afite agatebe ka sheze yakoze kajombemo imisumari, niyo iyo yamaraga kurongora abakobwa niyo yahitaga bajyana kubicira. Mbese yari afite nk'umusaraba we, ni ukuvuga ngo ibyo akora arabirangije agiye kukwicira hariya. Ibintu bye wasangaga bifite nyine umurongo biriho. Afite icyobo yacukuye cyagenewe gushyirwamo abantu, noneho ngo afite n'imiti abatera saza kugira ngo batanuka cyane nyine ngo biraburize. N'abantu amakuru avuga kuri ya muntu atari n'umukene ufite ku mafaranga. Aha, kuri iyo ngingo hari ibintu byavuzwe by'uko ngo yambuye landlord, ariko uwo mujama we yambwiye ukuntu byagenze. Yambwiye ko yari afite amafaranga miliyoni 20 kuri konti ariko iri bloke. Noneho ngo yagiye kureba landlord kuko ayo mezi yamubereyemo, arambwira ati rero wowe sigaranya amezi 3 kugira ngo amafaranga yemererwe kuyabikuza, reka twandikirane nyuma y'ayo mezi 3 nzaguha amafaranga yose nari nkugezemo, baba amahoro. Arayamwereka ati kuri konti ngaya, konti yanjye irwaye obesity, umubyibuho urakabije. Urumva ntabwo ari menshi cyane y'umurengera 20. ntabwo honestly dukurikije n'akazi yakoraga yarakwiye kuba afite muri za magana, ariko ushobora gusanga ako ara kamwe mu yakoraga iki ibyo dukurikije akazi bavuga ko yakoraga ko gucuruza izo ngingo, kuko abantu benshi abaturanye azicuruzaga. Urumva impyiko ku isoko se sihenze, rega ntabwo urumva ni case nshyashya mu Rwanda twumvisha, ariko ku isi si bishyashya. akaba yayakandakitse no mu Rwanda bitazwi zikaba zifite isoko. Aho akora niko akazi buri bifite gakomeye cyane ko kutumenyera ngo who is the buyer. We've seen the seller. Who is the buyer? Who is the buyer? Ariko nanone ibyo wabona ataziseringa cyangwa akabazirya tukaba turi kumutekereza. Of course dufitemo mu ndaza kwabwa types z'aba serial killers, dufitemo aba serial killer barya baba kanibali barya abantu. Ariko se ku buryo yarya akarya imitwe gusa, inyama akazireka, akarya ibitsina. Ibitsina se yarabyotsaga, yababyotsa neza n'urwenya mu bintu bikomereza ubashakashatsi. Neza kuba nakisekera ntabwo bikwiyeho ko mbabaye, hako nta kundi twabigenza. Oya, hari undi muntu ushobora kubireba nawe umutima ukomeye akavuga ati sha cyamutamba kiri gusekamo. Nese mbigire wenda nkanjye ndi nyuma ya kamera ntibanamenya ngo ndi kuku. Nese mbigire ne koko nawe ngaho mbwira ufashe nk'umuntu ari kurya igitsina cy'umuntu wabigira utetse kumirwa, twumiwe abantu twumiwe. Ni hahandi ibintu bikurenga nta reaction wabona, ngiye nabuze reaction. Tekereza nawe ibaza bayatabicuza akaba baye abirya akaryoherwa. Ubwo rero nibyo ndimo kubabwira, ntabwo ndibujye mu bintu byinshi cyane, ariko abicanyi benshi basubiye kujya kujya noneho ku kintu gikomeye cyane cyatumye ntegurira kino kiganiro. Tugiye kureba umuntu wavukiye amezi 9 cyangwa 7 abakabasha kubaho cyangwa nangahe simbizi nkatwe twese. Ni gute ashobora kudevelopa icyo kintu ahinduka ate umwicanyi? Wa muntu wavutse kimwe mu bintu bimuranga ari mu bwoba, arimo no gukunda ubuzima, agera gute yumva mu bimuryoheye harimo kubwaka abandi? Icyo kintu nari mbizi ko nza kukikubaza. Mbere yuko mbijyaho ndashaka kubabwira ko buri kwa kwigira ubanyabwenge cyane. Babasha babikora kugira bagaragaze nkaho ari ubuzima busanzwe, ku buryo no kuganira like last month I killed like 5 people. It was so fun. Sure. Yeah, that's how serial killers are. Actually bafata ibintu bikomeye
bakabisimplify, bakabyoroshya kuburyo ushobora kuganirira ukuntu umuntu agukasa akaguru. Wow, watanga nk'urugero rundi akakwereka ukuntu agutemye nk'umutwe, hari utuntu tworoshye biri na fun. Bigenda gute kugira bigeraho rero? Bigenda gute kugira bigenda gutya rero? Biratangaje cyane ukuntu biterwa n'utuntu n'ibintu, ariko abantu bitwa utuntu bisuzuguritse, abantu badaha agaciro cyane. Reka nkwe nk'urugero, abicanyi benshi mu bushakashatsi bwakozwe, ibyo nkuru twayikuye kuri The Guardian y'Abongereza, mu bicanyi benshi baba serial killers, yego, barokotse, niyo nabita barokotse, bahuye n'ihungabana ry'abana bato mu buryo runaka. no kuvuga ngo trauma yo mu bwana buto baba barakorewe ibintu bibatera ihungabana, either bakorewe ihohoterwa ry'umubiri cyangwa se iry'igitsina, yego, cyangwa se imikorere mibi y'imiryango, yego, kuvukira mu muryango mubi, yego. Uribaza ahantu twahereye kuri wa muntu wica abantu 10, 20, 130. Byarahereye ku ihungabana yagize mu myaka mu bwana bwe, akagira ihungabana, wenda yarakubiswe cyangwa se yarahotewe, yarafashwe ku ngufu, cyangwa se ari imikorere mibi y'umuryango. Uyu munsi ushobora gusanga urugero ruto ariko rutari rwo, ntabwo nyine ni urugero nk'uko random, ushobora gusanga nka Kazungu yarabayeho wenda n'urugero afatwa ku ngufu n'abagore kera ari umwana muto, akadevelopa icyo kintu, agakura yanga umugore, ku buryo umukobwa wese bahuye agomba kubanza kumusambanya, yarangiza akamwica. Cyangwa se yagize trauma mu bwana bwe, agakura gutyo, agakurana umujinya mwinshi, wenda umunsi umwe yazahura n'umukobwa mu buriri akambwira ati wambwa wese ubu ukoze iki, umujinya ukamwica, bikabyurana bya bindi bya kera, ku buryo yazajya avuga ati nzajya mbakoma, nimara no kubakoma nkwereke. Ugasanga adevelopye iyo character. Urumva? Irahamuka rero cyangwa se ihungabana yo mu bwana ni insanganyamatsiko ikomeye cyane, imwe ihora ibisubiramwo mu mibereho y'abicanyi babe benshi. Yego. Ingaruka z'ihungabana ni uko bihagarika amarangamutima yabo, nta santima bro. Kubera yarahungabanye nta santima, ibingibi ubona ukumva ugizimo uratsitara ahubwo agaseka. Mu by'ukuri mbega ibintu mubona nk'ibibabaje wabibona nk'ibisekeje, kubera ko aba yaramenyereye kubabara no kubabara. Amarangamutima yaba yarakonje ku buryo nta kintu bimubwiye, ushobora no kumukubita gutya waruha ukagenda. Icyo ni ikintu cyo gutunga trauma yo mu bwana. Kandi noneho ntago babitaye ku marangamutima yawe, ibintu nguri babare nguri bugire gute. Haraho nahoze mbona bavuga ko mu bibaranga ngo n'abantu bikunda cyane. Nibyo babite kugira abandi. Ibyo kuvuga ngo babara nawe ngo wapfushije ngo baraza kukuririra. Who are you? Wapfushije yaba ari upfasa wowe, ahubwo se wapfuye wowe. Ntago ari abantu bagira santima, ntago ari abantu baba, ariko nabivuze byinshi. Wari uri kutubwira ikintu gishobora kubatera ibyo wari wabivuze. Ubundi mu by'ukuri ikibatera kuba umuntu yahinduka umwicanyi w'ikirenga gutyo ni trauma iva mu bwana, unuza background baba barahuye nayo, noneho kubyakira bikanga, kuko hari n'abantu wenda baba barahuye n'ibirenze byabo, ari nako kana bashaka kuza kwibaza, ariko ubu ntabwo baba barababaye. Ushobora kubabara, ariko level y'ukuntu wakira ibintu, ubwenge bwawe bwakiraho ibintu itandukanye n'iyanjye, itandukanye n'iya Yves. Ugasanga ukuntu mwakira situation zababayeho ntago ari zimwe, noneho yakura yagira ibyaga akabona kandi kantu kabisembura gatoya agahita asarira rimwe. Hari abantu bandi bakubwira ko umuntu uzaba serial killer, hari ibintu byinshi bishobora kubitera. Harimo icyo kintu cyo kuba mu bwana yarakorerwaga trauma. Hari ibindi bintu abantu dukunda gufata nk'ibintu byiza cyangwa bisanzwe, nk'ikintu kizwi nka social isolation. Umuntu akaryoherwa no kubaho ubuzima bwa wenyine
atari kumwe n'abandi. Ingingo ya gatatu eh, wenda muciye mu ijambo eh, ni ukuba umuntu utarabanye na nyina, kuba utarabanye, abantu batabanye na ba nyina cyane babana gutya ngo batindane, abone iyo affection ya mama we, noneho ko baragize nuza relationship iri long distance n'abantu bakabaye babegereye. ubwo ibyo nabyo twayikombina n'icyo nari mvuze ahari cya social isolation, ko n'ubundi abantu batarizwe n'ababyeyi rimwe na rimwe bakunda kugira ubwigunge no kuba bari bonyine, ntabwo ari bose. Noneho ushobora no kuba atari uko bakwanze, ushobora nko kohereza umwana mu mahanga n'urugero. Turi kuvuga ibintu, turi kuvuga ntabwo ari amateka, turi kugira ngo abantu bagende babihuza. Kandi rimwe na rimwe abantu babaho gutyo afite ababyeyi, apana abantu babaho gutyo ababyeyi be barapfuye. Ushobora kohereza umwana wawe mu mahanga, sibyo, ukabaterera iyo. Ntabwo tuvuze ko kohereza abana ari bibi, no, ariko kubohereza nta follow up. Umwana akagenda akadevelopa imico, ntumuri iruhande, ntuzi ngo bimeze bite, akigunga. Urumva Kurya yavuze ko kuva ngo abana benshi nese ubuye abana benshi bakunda nko kwiyahura n'urugero, urubyiruko rwinshi si abantu bafite imibereho myiza. Wari wumva umuntu baturutse Rwanda tugunguru ngo yaje kwiyahura muri Kigali, cyangwa ukumva ngo yagiye ngo yanyweye ngo kokayine n'ibiki? Ba bantu bya bintu ukora uzi kuri kugira neza umwana, ariko uri kumwica kubera ko wakoze ikintu ariko ntiwakora follow up. Ushobora kuba umutunze nk'uwo mu rugo, ariko buri wese amenya ibye. Mufite inzu y'ibyumba 12, hari uri hejuru undi ari hasi, ababyeyi baba bari upstairs, abana bari kumwe n'amanuzo yabo gusa udukinisho twabo. Afite ama iPad, arajya kuri internet, arabona abantu birashe bro, arakujya akabatinye na kwirasa bro. Urumva nta kubona. Ushaka gusanga umukozi utunze mu rugo amuhohotera, ushaka gusanga aba onkle bamuzaniye bamuhohotera, ushaka gusanga aba anti bahari bamufata ku ngufu. Kugira ngo ukomeze ni amakuru ari breaking kuri icyo turi kuvuga. Meya w'akarere ka Kicukiro mu nteko rusange yabaye ku mugoroba w'uyu munsi, yatangarije abi Kanombe ko uyu mugabo mu mezi 2 ashize yari yafunzwe ariko aza kurekurwa. Harashize amezi 2 arongera ararekurwa. Ni ibintu rero byarakaje abaturage cyane. Dukomeze aho warugeze. Yarakajwe n'iki ko bamufunguye? Ntabwo yari yafungiwe iki? Ntabwo umpaye amakuru, n'umwe mu banyamakuru, umugenzi wanjye uvuye witwa bavuga neza Jonathan, niwe mbona bimpaye. Nanjye no kuvuga turimo toleratinga iyi story, ubuno bushakashatsi bw'abasi cyangwa se tuvuga kuri bano bicanyi Ruharwa, n'uburyo bishobora gutangira mu rugo iwawe ukarera inyamaswa ari wowe uri kwirerera. Yego. Kandi atari uko yabuze ibyarya, ariko kuba ari lonely, ari wenyine, bigatuma hari ubugome agenda developa, kuba ntari social, ntago kura n'abantu, ntago ajya gute, ntago urukundo rw'abantu ntarwo yumvamo, nta santima. Noneho bikajyana internet yaje, ibintu byose asacinga ni ibintu gusa by'uburakare, by'ubugome, umwana agakura gutyo. Urumva abantu rero sometimes ikindi kintu kibitera yive mu byo arimo kumbaza, ni ukubura ni attention seekers. No kuvuga ngo n'abantu baba bataritaweho mu bwana, noneho bamara gukura bagashaka attention. Inshuro nyinshi impamvu banica abantu benshi no bwoko bumwe ni ukugira ngo babone attention. Media ibavuge, nibavuga abantu batongera nk'uko Kazungu gusa twamuhaye show, ngo niba ariyo gahunda yari afite, itangazamakuru rikuvuge umenyekane, noneho abantu bakwiteho, agakora ibyo kibi kugira ngo abantu bamwite. Hari ningirirwa ubuntu, habona umuntu umuganga w'ibijyanye n'ibyo mu mutwe, nzamuganiriza. Hari ibintu uyu munsi abanyarwanda dukwiriye kumenya, kubera ko twaraziwe ariko ntitwabimenye, ibintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Nk'ubu ngubu kazi aho nkorera twiriwe tubiganiraho, ariko abantu bagize umusazi. Atari kubyo no gutera iseseme ko twakuze tugakura mu mashyamba, nta muntu twitaho, ntacyo, ntitwabaye abagabo. Akumva ko situation ye ari kimwe n'iyanjye. Ubwo icyo wamenye cy'ubuzima bwo mu mutwe uvuga bakugize umusazi, mu Rwanda turi miliyoni 13, ariko imibare iri official yerekana ko abasaga miliyoni 2 dufite icyo kibazo cya santé mentale itameze neza. Ariko ni kwishyira nyine nashaka kumvisha ko njye nababwiraga nk'utu dupwe, nkababwira ati
kubaho umwana kuba ari wenyine, kuba atabona iyo affection y'ababyeyi, ngake ngo ni imiteto wana ngo ubuse ngo twakuze, ngo ubuse ngo twabaye abasazi. Ukumva ashaka kuzana ibintu bya za 70 na kangahe, agashaka kubyapurenga ku mwana w'iki gihe. Uko azi buri kintu, urumva adafite n'ibindi bintu bimuhangayikishije. None se wowe wahangayikishwaga n'ibyo kurya, wari kubona umwanya wo kujya gutekereza ngo wakirasa? Yego, ntabwo byari gukunda. So rero wenda ku cyo warumbajije kibibitera, ndumva ari ibyo, kereka nawe niba ari kandi wanyongereraho. Ndumva birahura n'ibyo wavugaga cyane, nta bintu byinshi navuga nakongeraho kuko ibyo wavuze birahura. Ikindi navuga ni ikintu cyitwa addiction, abantu kuba imbata y'ibintu bitandukanye. Swati yabaye imbata y'ibiyobyabwenge, ntabwo ashobora gufata icyemezo cyiza kiri soba yasesenguye nawe ubwe azi. Ibyo bishobora gutera kuba umuntu yahinduka serial killer. Ikindi kintu buriya hari ikindi kintu cyo n'uburwayi abantu benshi barwara batazi, ubu wabona nawe uri indembe nujya kureba uwo muntu uzi psychotherapy ushobora kugufasha, uzamubaze ku kintu cyitwa sadisme. Hari abantu benshi barwaye indwara yitwa sadisme, ni indwara yo kwishima ko abandi bafite ibibazo, kwishimira ibibabaje abandi. Abo bantu babita abasadike. Iyo amaze kuremba kugera kuri urwo rwego, wamaze kuremba kuri urwo rwego, ugera igihe ntibigire igaruriro, noneho ukabona abantu ntibari kubabara uko ubyifuza, ugatangira kubibabariza. Noneho niho umuntu ahinduka icyo bita psychopath, wa mugomero harwagica. Ibintu bigenda gutyo. Ubwo ikindi wenda navuga kuri ibyo bintu wari uri kuvuga, nahoze ndeba bamwe muri aba serial killers, hari mu Bwongereza yitwa Ripper. Ripper ubwo nuko bipina no guca nk'ijosi. Hari igihe noneho bagira ku rwego iyo badafashwe hakiri kare, bwa bugome afite, bwa bwicanyi bw'ikirenga akora, akabwenjoyinga nk'umukino the way wabivugaga mu bintu bibaranga. We yageze igihe yandikiraga polisi, akajya bandikira akavuga ati ndikumva amakuru ko nafashwe, can you ntabwo mwapfata bitese, ntabwo bishoboka. Bagira aho nyine bari nk'abasazi mu mutwe. Nkavuga noneho wakoze ibyo bintu, nushaka ibya research ubireke kuri understanding yawe, ko mbizi ko nawe ubwonko bwawe bufitemo agafu. Urabona iki kintu aha hantu i Kanombe ibi bintu bibaye, ntabwo hashize igihe kinini twumvisha undi muntu nawe wishe abantu barenze umwe, ndetse w'imirambo akanayishyira ahantu abantu bawubona kugira ngo bagire ubwo bahari. Nibuka ko banza ari umurambo w'umukobwa wari wagaragaye ahantu hafi y'umuhanda, niba mbyibuka neza. Noneho wenda uburyo bumeze nk'icyo twita serial killing ntabwo tubumenyereye mu Rwanda, ariko ntabwo homicide volontaire cyangwa se umuntu kuba yakica abantu abigambiriye ntabwo ari ibintu bishya ku Banyarwanda. That's true. What can be done? Ibi bintu uko atari iby'i Rwanda, reka nkoresha ibyo kuvuga ngo si iby'i Rwanda, bumva uko ibintu kuba iby'umutima, kuba iby'i Rwanda babyumva baranyumva neza, katari iby'i Rwanda. Hakorwa iki ngo ibi bintu bicike? Ikintu cya mbere rero buriya kugira ngo umuntu wese akire, yego, ni ukumenya ko urwaye. Inzira ya mbere yo gukira ni ukubanza kumenya ko urwaye, wamara kubimenya ukajya kwa muganga. Nimba nkumva neza uri kuvuga ngo hari abandi bantu bashobora kuba bameze nka Kazungu ariko batazi ko bameze nka Kazungu cyane, n'igihugu kitazi ko bahari. Ko na Kazungu ntitwari tumuzi. Tukwiye kubanza kumenya ese dufite abarwayi. Nawe turi kuvugana, ese urarwaye? Are you sure? Niba utangiye kuba umusadike wa mugani wa Yves, ubona niba ikintu kimvuzweho kibi aricyo kigukurura. Aha tuvugisha ukuri, mu Rwanda ikintu kibi cyabaye ku muntu, turahamanya neza ko hari abantu bamwe bishimira ibibi byabaye ku muntu gusa. Tekereza, nubwo ndi kuvuga mise nzana utuntu dutoya, nuko bitangira. Iyo umuntu azarwaye agiye kurwara kanseri, atangira akantu kakabyimba kakaza gahoro 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 kabonerwa runini. Nimba dufite abantu bashobora kwishimira gupfa kwanjye, bashobora kwishimira ububabare bwanjye, bashobora kwishimira kubona ufite akazu kaba washomye, nkaba nashomye, bashobora kukubona urengana ariko ntihagire n'umuntu n'umwe wakifuza kukurenganura. Urashaka kumbwira yuko nta basiriyo ke dufite hazaza? Niba tubona umuntu anezerwa no kumva gusa ngo ariko umaze kumbwira ikintu kimeze nk'ikintera kwiheba cyangwa icyatuma umuntu yiheba, kivuga ngo dufite abantu benshi bafite ibimenyetso bisa nk'ibya Kazungu, batabizi
yego ndetse n'ubuyobozi ntibubizi. Who knows rero? umuntu ubizi rero mu by'ukuri ntago turabimenya neza. Bamwe barabizi ahubwo turabyirengagiza. Hari ukuntu uba uzi ngo ni agakorora, sa ntabwo urabyuka wumva utameze neza, ni inkorora bizijyana, kandi mu by'ukuri iyo nkorora ihatse igituntu. Ugiye kwa muganga bakakubwira ibintu biri mu uwo muhogo wakumirwa, which means yuko dukeneye gukanda icyo kibyimba tukabimenya, ubuzima bwo mu mutwe bugakurikira, abantu bagatangira guhindura imyumvire. Nimba hari urahare mbifitemo, itangazamakuru ushobora kubigiramo ni rubigire, kandi rwe kuba bamwe muri abo basadikisi turi kuvuga. Nese reka nkubaze ibi, nimba ubona abantu bapfa buri munsi hagakorwa inkuru zo kubishima hejuru, ushatse kumbwira iki? Umuntu arapfuye ntarabura, nta nubwo baramushyira hasi, umuntu atangiye kuvuga ukuntu amarira ya nyuma y'abo umuryango ntibarayahanagura. umva se umuntu agatangira kuvuga icyamwishe, ngo n'abandi mubure gufata imiti, ngo muraje mukurikireho, ngo mbiswama, ngo mujye gushyingura, ngo mureke abapfu bashyingura abapfu babo. Tekereza umuntu agapostinga icyo kintu kuri stati, urashaka kumbwira yuko nta basadikisi dufite? Umuntu wapfuye akiri mu kiliziya batanamushyingura, agipfa bagahita bazana ngo abagore ngo babyaranye, ushatse kumbwira yuko dukomeje ibyo bintu? Semuta ngize amatsiko, wafashe umwanya wo kubishakisha, niyo mpamvu ndi kuryoherwa no kukubaza ibintu mbizi ko hari ikintu wabishakishije cyangwa se wabishatseho. Uyu Kazungu we wamubonye mu kihe cyiciro? Ubwo ariko ntabwo twibagiwe yuko ihame rya presumption of innocence ryuko turi kumuvuga Kazungu ukekwaho, ntabwo turi kumushinja. Ukekwaho kandi no twamufashe nka case study, no mu mashuri bashobora kuzamwiga naramuka kuko bimuhamye. Urumva n'urugero nkurikije rero ko nabyumvisha, hari nuza bano ba serial killers bafitemo types zitandukanye. Hari bita abantu z'aba visionary, hari bita aba mission oriented, hari bita aba hedonistic, hari abitwa ba power and control serial killers, noneho hari ba organized serial killers, organized serial killers, hakaba na disorganized serial killers. Noneho rero hari abitwa ba serial killer couples, nibo bantu nasetse ndahwera, couples umugore n'umugabo binjoyinga kwica abantu tu. Mbese nkuko muvuga ati tugiye kurya akadine, tugiye Marriott, tugiye Radisson Blu, nabo bakinjira kuvuga ati twakishura ya mushenzi, bakicara nyine nka couple bakabiganiraho. Urumva dufitemo no angel of death, bakora kwa muganga, abakora nk'umuntu ukora kwa muganga washinzwe gusa yabona nk'umuntu wenda nko guhuhuka agahita amwirangiriza, we yenjoyinga kwica abantu gutyo gusa. Niba ibaze kubukora nko kwa muganga, akazi kawe ari gutanga ubuzima, ariko ukihitiramo nyine kwibera umumarayika w'urupfu. Umuntu uje ubona ari hafi gahuhura ku buryo nta n'umuntu upfa kubimenya. Wenda ukuvuga ngo uhuye n'umuntu wigendera ivi nta kintu wamutwara. Umuntu uhuye n'umuntu utari muri cya cyiciro cyabo ugomba guhita reka nta kintu wamutwara. Ariko umurwayi waje ahantu uri abatipe mani bari very sinzi biri interesting byatari. Abandi b'abagore noneho bitwa ba black widow, babagore banutse ariko abo ngabo bafitemo akantu benda guhuzamo n'ibyo ngiye kubabwira bya Kazungu byo kubikora sometimes bashaka amafaranga. Noneho rero hari n'aba cannibals bo barya ibice by'umubiri, abasirokira barya inyama z'abantu. Uwo ngo waragatsirwa gusa nibo bakeya ku isi nanone mu bwoko bw'abasirokira, abo nibo bakeya. Ngereranyije rero ukekwaho kuba yarisha abantu barenga 10 kugeza umunsi ntabwo turabona raporo imibare ya nyuma yerekana imibare abantu Kazungu ariko yari hari yavugwaga bara abantu 12. Yego iyo bari bavuze mbere mu gitondo nabwo iyo bavuze ubwo nejo hashize. Nje nabonye uyu mujamo arimo bita hedonistic serial killers. Yego abangaba bafitemo udukaracteri twinshi. Bamwe muri bo bashimishwa, bagira ibyishimo mu kwica, sibyo? Hari icyo bita lust, bagira irari, mbere yo kukwica barabanza bakagusambanya, bagasambanya aba victims babo. Urumva
bamara ni ukuvuga ngo mu kwicaho barabanza bakanezerwa n'aba victims bakabona kubica. Noneho impamvu ituma babica harimo kuba bashobora kubica kugira ngo babone amafaranga. Abo niba hedonistic. Niyo ntuza nshobora kuba nabonyemo Kazungu. Noneho hari undi mutipe w'umwicanyi nawe umusirakira umwe wamenyekanye. Nabonye wenda kumera nka Kazungu nkurikije amateka ye. Yego. Umujama bamwishinga n'umwe bamwe nabasomeye yitwa Gesi. We yafashwe muri 78. Yego. Byari hafi ngo ya Noheli. Abapolisi babonye imibiri y'abantu 29 yawe yashinguye mu ntuza muri compound mu gikari nka Kurya grand frère yabashize mu ntuza babasanze mu giko. Ariko ukekwaho my dear uyu munsi Kazungu aracyarukekwa ntago urukiko rwe rwabyemeza. Niyo mpamvu turimo kwirinda kuhita tumushinja ibyo bintu. Bo rero basanze imirambo 29 muri ground yiwe. Yego. Noneho ariyo ngo yitwa Gesi. John Gesi. Urumva noneho sorry bayibona imirambo ine bayisanze yarejugunye mu ntuza mu mugezi. Urumva noneho bamureze ko yisha abantu 33. Rero ikintu kirenze kuri uwo mujama ikinyacumi cyarenze gishe a decade bakibona abantu yishe gake. Noneho w'ikintu yarazwiho yicaga abana ba teenagers b'abahungu 19, 16, 10. We ntabwo akundaga ibintu by'abantu bashaje. Yicaga abantu nyine abana ba teenagers. Bivugwa yuko byaje kumenyekana amaze kwica bagera kuri 33. Noneho yaje kwicwa mu 1994. Nibwo ubundi bo baramukatiye baramuti se bane kuki babakatira ibaze gukatira muri 80 nibwo bamukatiye ariko bamwica 94. Yego. Nese ntabwo ushaka kwitesabira ati mwanyiciye koko. Oya. Bagomba kwanza gufata iperereza. Mu bihugu bimwe na bimwe ibyo kwisabira ko bakwica bikorwa kwa muganga nikitwa euthanasie. Ukaba ubabaye urarwaye umerewe nabi bakavuga batoke aho kugira ukomeze uribwe n'umubiri reka kwihutisha bigakunda. Mba mbona no mu Rwanda bakwiriye kuzabyadopta. Hari ibintu mbona imico yo handi dukwiriye kuzana mu Rwanda. Ejo nari ndi Rusororo musibejo ndi ubutaka bwose buriho imva mabeto n'ibiki bara amafaranga amenye hariya hejuru nkavuga nti bakwiriye gushaka uburyo bajya batwika umurambo umuntu akabika agafu gake. Ariko niyo utatwika umurambo reka twumve ko wenda abantu bacu ntabwo baramenyera icyo kintu cyo gutwika. Mbere yuko wenda babatwika tubyihorere ko tusigaye dufite systeme yo kubaka ama etage. Bashobora kubaka inyubako ndende zigiye zitandukanye ko nabibonye hari ibigo bimwe na bimwe bihari. Abantu bakagenda bagira umuntu akagera ku mbaga kangana metero 2 metero ukagura ibibanza nko tugura ko hano uza kwa abapangaye shesha tukajya twimukana n'umurambo. Abapangaye hoya ibibanza byo gushinguramo aho kugira ngo tujye Rusororo kumara ubutaka tukashingura tuzamuka. Hakaba hari uri hasi uri hejuru ye babiri kandi nese ni metero zinga ko wabibona. Niba wenda gutwika byo simbiza abantu benshi okay byanashoboka ko n'undi muntu yabyiye anyways aba yagiye ariko no mu gihe bitari byumvikana nimba dufite gahunda yo kubaka intuza zizamutse kugira udashobora kubaka intuza za symmetry niko babyita amarimbi y'ama etage tukagira n'uburyo bufasha abantu bwo kugenda bashiramo kandi buryo bugiye bugerekeranye ku buryo n'ujya no kwibuka umuntu uzatwara indabo ugashira ku kibanza cye ukagenda utwara indabo ugatwara n'urwego rwo kuzamukira. Nagaro urwego nese ugiye sitita ugenda ku rwego ako mwagiye munyizamisha. Iyo ugiye sitita wa hejuru ugenda ku rwego hari escalier hari na lift hazaza n'ibindi. Uragira ngo irimbi bazaryubaka nk'inzu uko bazaryubaka kose hazaryubaka mu buryo ushaka gufavoriza umuntu kuba yajya kureba umuntu. Okay cyo cyumvikanye. Ameze rero uwo mutipe rero we bumve ngo ibaze bamufashe mu 78 ariko 2011 habonetse undi 2010 ejo bundi bahuje character oya habonetse undi muntu yishe w'imyaka 19 still bamufata
uwo muntu yari yarabuze muri 76 baza kumubona. Hari umupolisi wamwihambira wa danje amwihambiraho ikirego cye, arakomeza aramukurikirana atitaye ngo yarafunzwe ngo bazamwica, arakomeza arabishakira, niwe wagenda kuvumbura bano bantu. Na 2017 babonye undi w'imyaka 16. Ibi rero turi kuvuga ngo uyu munsi babonye abantu 10 na bangahe, ntimutangare ko 2030 dushobora kumva undi muntu wishwe muri ubwo buryo. 2027 tuzumva undi muntu wishwe muri ubwo buryo. Iyo ngiyo niyo ntuza. Na nyuma yaho rero baje kubona abandi bantu 5. Yego. Ni ukuvuga ngo imyaka 15 igashira yaragiye abikora kubera ukuntu baba bari harimo aba organized. Nagize kubasoma serial killers afite ukuntu yateguye ku buryo ushobora kumenya imyaka 20 utaramenya ngo umuntu wawe kandi ubizi wenda ko bamwisha akutazi ngo ari bafite umuntu bateguye ibintu byabo ku buryo ashobora gutsimba umuntu ntagire umuntu ubimenya. N'uyu munsi rero ubwo impamvu tuba tubitangaje no kugira ngo nejo buri twumva ngo babonye abandi mutazikanga. That's it, niko bimeze nyine. Kabiri ariko ni no kumenya ibyo bintu ngo mwirinde hakiri kare. Ni nko kurabura so kubakangurira kumenya ibyo bintu ngo uzabikore, ni nko gutuma ahubwo mvuga muti mwirinde bitaba byaba. N'ubikora tuzagufata kugenda kose uzafatwa. Oya nge ntabwo niemphasizing igitekerezo cyo kuvuga ngo niwica umuntu bazagufunga maze sagaruke. Ikiza no kutamwica. Shabyore. Nese niba umuntu yishimira kubona ubabaye tumubwe hari ibintu utahindura ariko biri kose nawe amenye kuzapfata. Niba uri kundeba hari umugabo umwe yari umuhanga mu guca imigani, ariko mu gihugu yabagamo umwami ari kwitwara nabi cyane. Ari kwica abantu, arabahotera, ari gukora amakosa, umwami amutumaho n'abantu bose bari baravuye ku mwami atazi biri kwa gatishaka nihamagarire gaca migana za ncira imiganisha. Araza umuhungu aramubwira ati nta mugani n'umwe nsigaranye. Umwami ati nutawuca ndakwica. Ngamubwira ati rero nabangiza amahirwe ngiye ntumwe n'umwami, bize ko ejo we wazaza wizanye ntawe ukuzanye. Nkumva noneho hari n'indi nkuru nyine yundi wamubwira ati ruriya abandi rutakwibagiwe. Rero muri make bwahari turi no kugenda tugana ku musozo. Nyamuneka niba utabasha kurema umuntu no kugira ngo tubyare Imana iradufasha, nta mpamvu yo kwica umuntu uwo waba uri we wese, reka umuntu yibereho. Buriya mbamona bikwiriye no kuzarenga ibyo, ahubwo hagatangira n'ubukangurambaga bubuza abantu kwica inyamaswa no kwica amatungo. Tukabaho turya ibindi bintu bihora bivuka bitagira kazagorana koko. Ariko nako kaba kaboneka. Kashoboka vegan barahari ariko twaba kwisi ariko barahari. Hari abantu baba vegan. Se mutantabwo ujye ubona ko mwene muntu yabereye ino si kibazo. Ntabwo mbyanze ariko kwako ndi umwe mu bakekwa ko bintu bijyanye no kwicira amaska. Uri umwe mu batunze urutoki rumwe enye zikwerekeye. Kuko ariko cyekora sumva ko iby'inyama ni ukuri kose ibi kuvuga ngo nk'agakwavu sinshobora kukareba ariko ukabonye gahiye. Gahiye nta kibazo. Nta rubanza. Ariko mu by'ukuri dore bimeze gutya, dore isirake. Cyakora byagera vuga atana abantu turabagome. Just kumva ko turi hejuru, inkokora yirya, inka, reba inka nawe kweri. Yagahinze ari zihinga, yakagize gutenda mukabaho. Ariko maze kwikama uranayirisha. Nuko tuba dusoje ikiganiro mu buryo bumeze gutyo, twanavuzemo duseka ariko n'ibyabinda akabigasekwa nka keza. Ntabwo twibagiye gufata mu mugongo imiryango y'ababuze ababo. Ndabizi ubu batangiye kugenda bamenya amakuru, bamwe bakamenya ahubwo ni batangaza umuntu wese uzi ko yabuze umuntu cyane cyane abakobwa. Ariko niba bari umuhungu wowe ubiripoting tubabwire duti pole, ndetse n'aba bavandimwe batashye kubera ubwicanyi bumeze kuriya, tubabwire duti mugire iruhuko ridashira. Mutamba wakoze. Ariko iruhuko ridashira je ntango mba numva bivugitse baruhukire mu mahoro kabisa. Ikindi twavuga mu gihe turi kuva kuri kesi, tugomba gufasha leta. Twumvishe ko umuvugizi wa LIB yavuze ko uba ifite amakuru cyangwa se ari umuntu wawe wabuze, wagana ibiro by'akarere ka Kicukiro ukabiripotinga kugira ngo bagufashe cyangwa se ufashe n'iperereza. Kwa ko umuntu ibintu nka biriya ni ibintu bisaba amakuru ahagije cyane. Wakoze cyane. Wakoze cyane hivi. Mwakoze namwe kubana natwe. Ubwo naho mu bindi biganiro nge nitwa Nkuye Buraka kuri Katindo.